You're touching on my next question because ukomeje ku kibazo cyanjye gikurikiraho kubera ko hari isoko ya hafi y'itsinda rya vice perezida yabwiye politiko ko amagambo yavuze agaragaza uko abona impinduka nshya muri politiki. yavuze ko vice perezida abona ko uko ibintu bihagaze inkunga abaturage baha Israeli iri kugenda igabanuka harimo n'urubyiruko rw'abarepublikani. niyo mpamvu ari kwigengesera gukoresha amagambo akakaye sibyo bifata nk'ubutumwa bwo kuburira Israeli ko iramutse ifashe icyemezo cyo gutera yonyine ubutegetsi bwa Trump bushobora kutayitera inkunga. mbere na mbere impungenge zanjye ni uko hari abantu bagenda barushaho kwanga Israeli. ibyo mbibona cyane cyane mu ishyaka ry'abademokarate ndetse no mu cyo bita woke right. ibyo birampangayikishije kandi tubonye icyo dukora ngo tubihindure rwose nzabikora. ariko hari ikintu nabonye kidasanzwe kuri ibyo bitero bikorwa kuri Israeli. abanga Israeli amaherezo usanga bananga na Amerika. ibyo nabibonye kenshi mu myigaragambyo ikorerwa Israeli igihe yirwanaho usanga batwika ibendera rya Israeli kandi kenshi cyane iruhande rwaryo bagatwika n'ibendera rya Amerika. ariko iyo abanyamerika bashyigikiye Israeli baba abayahudi cyangwa batari bo bakoze imyigaragambyo yo kwishyigikira bazamura ibendera rya Israeli bakazamura n'ibendera rya Amerika. ntekereza ko muri Amerika hari impinduka zirimo kuba kandi wenda urazizi kundusha. hari abantu batangiye gushidikanya ku ndangagaciro za gakondo za Amerika. batekereza mu nzira mbona zishobora guhungabanya atari gusa ubufatanye bwacu ahubwo n'indangagaciro z'ibanze zubakiyeho ibihugu byacu byombi. nizeye ko ibyo bitazakomeza kandi ndifuza kubona Amerika ihindura uwo murongo. ku birebana n'ibyo visi perezida yavuze ku rubyiruko rw'abarepublikani ndetse n'uko tubona ukwiyongera kw'imyumvire ikabije ku ruhande rw'ibumoso rwa politiki, ese uhangayikishijwe n'uko mu gihe kirekire umubano hagati y'Amerika na Israeli ushobora gucika intege? yego, impungenge ndazifite kubera ibyo mbona bigenda biba. sinavuga ko ntahangayitse. mbona hari uruhare runini imbuga nkoranyambaga zifite muri ibi. hari ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane bitatu byakoresheje nabi imbuga nkoranyambaga. bashyizeho imashini n'amakonti menshi mpimbano akwirakwiza ubutumwa burwanya Amerika na Israeli. ibyo byibanda cyane ku rubyiruko cyane cyane urw'abanyamerika. sinabihakana. impamvu ni uko mpangayikishijwe n'ingaruka ibyo bishobora kugira. mubirwanya mute? biragoye kuko ibihugu bya demokarasi ntibifite uburyo bwo kurwanya iyo ntambara y'amakuru y'ibinyoma hakoresheje uburyo bumwe bw'ababikora. twebwe tugomba kubazwa ibyo dukora kandi tugakora ibintu mu mucyo. si ibintu byoroshye ariko ntekereza ko muzabona isano iri hagati y'ikwirakwira ry'imbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe no kugabanuka k'urukundo rw'igihugu rukwiye kuranga abanyamerika ndetse no kugabanuka kw'inkunga baha Israeli. ni ikibazo tugomba guhangana nacyo. ese ndabihangayikiye? yego, ariko nizera ko ubufatanye bwacu butubakiye gusa ku nyungu duhuriyeho bushingiye cyane ku ndangagaciro duhuriyeho. igihe cyose tuzakomeza kwizera izo ndangagaciro zirimo ubwisanzure, uburenganzira bwa buri muntu bwo kubaho adatinya kwicwa n'intagondwa, uburenganzira bwo kwihitiramo ubuzima ashaka kubaho ndetse n'umurage dusangiye wagiriye isi akamaro gakomeye, ndizera ko ubufatanye bwacu buzakomeza gukomera. reka dusoreza. ikintu cya nyuma nshaka kuvuga Jackie ni ukwifuriza wowe n'abanyamerika bose umunsi mwiza w'itariki ya 4 Nyakanga. ni imyaka 250 y'ubwisanzure kandi ni imyaka 250 Amerika imaze irengera ubwisanzure. mu kinyejana gishize ndetse no muri iki, Amerika yabaye imbaraga zikomeye zatumye ibyiza bibaho ku isi. iyo Amerika itabaho, isi yashoboraga gutegekwa n'ubutegetsi bw'abanazi, ubwa Stalin n'ubundi butegetsi bw'igitugu. ntekereza ko Amerika yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere ibyiza ku isi. ibyo ntibivuga ko itunganye, na Israeli ubwayo ntitunganye, ariko Israeli nayo yagize uruhare rukomeye mu kuzana ibyiza byinshi.
ubufatanye bwacu bwabaye bwiza cyane kandi ku ruhande rwanjye igihe cyose nzaba nkiri mu buyobozi nzakomeza gukora ibishoboka byose ngo bukomeze kandi abaturage ba Israel bo bashyigikiye Amerika nta guhisha. Ndabasuhuje, nitwa Mwami, mbahaye ikaze mu biganiro bya Menya XYZ. Dutanganye na interview ya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Ni interview yagiranye n'umunyamakuru wa Fox News. Ni igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarimo zizihiza imyaka 250 zivutse, ariko ni mu gihe mu burasirazuba bwo hagati inkuru yari yindi, kuko Iran kuva ku itariki 3 z'uku kwezi kugera ku itariki ya 9 barimo gusezera mu cyubahiro umuyobozi wabo w'ikirenga wahowe Imana, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ni itsinzi ry'abantu ririmo kumusezera haba mu murwa mukuru Tehran, ndetse isanduku ikazajyanwa mu bice bitandukanye bya Iran kugira ngo byibuze abarenga miliyoni 100 bazagire uburyo bwo kumuherekeza ndetse no kumuha icyubahiro. Si muri Iran gusa, ahubwo n'ibice bimwe byo muri Iraq byiganjemo abashia bamaze gusaba ko nabo iriya sanduku ya Ayatollah Khamenei yagezwayo, nabo bakagira uburyo bwo gusezera kuri Ayatollah. N'abashia haba muri Iran, haba muri Iraq ndetse no muri Pakistan bafataga uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran nk'uhagarariye ukwemera kwa Kisilamu kw'abashia ku isi. Niyo mpamvu rero Minisitiri w'Intebe wa Pakistan, twongeyeho Marshal Munir, umugaba mukuru w'ingabo, bose bari i Tehran, abahagarariye inteko ndetse no mu byiciro bitandukanye n'abahagarariye idini ya Kisilamu y'abashia bo muri Pakistan, bose babukereye. Niyo mpamvu babonaga ko igihugu byibuze cyohereje delegation, sina delegation ahubwo ni nk'igihugu cyose, kuko mu nzego zose z'igihugu, haba mu rwego rw'i executive, haba legislative ndetse na judiciary, bose bari bavuye Pakistan baje gushyigikira Iran. Ukabona ko iki kintu cyongera kwerekana ko uburengerazuba bw'isi mu by'ukuri butagifite imbaraga cyangwa se butakigena n'iki kigomba gukorwa, kubera ko hari habanje ibiganiro bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabuzaga biriya bihugu byinshi cyane, hari ibyo babujije biremera, ariko ibihugu byo mu kigo byinshi byabuzwaga kujya muri Tehran kujya gusezera uriya Ayatollah Ali Khamenei, ariko ibihugu birenga 100 byose byohereje delegation zitandukanye kugira ngo babashe gusezera bwa nyuma ku isanduka ya Ayatollah Ali Khamenei, ndetse n'abandi bategetsi bakuru muri Iran bahowe Imana mu bitero Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye kuri Iran bagamije kwica abayobozi bakuru ba Iran kugira ngo noneho bateze umwiryane mu buyobozi. Bakeka ko n'abaturage ba Iran baza kubafasha bakigaragambya, dore yuko mbere yuko Israel na Amerika bitera Iran hari imyigaragambyo itari yishimiye uburyo ubutegetsi bwa Ayatollah bwarimo buyoboye abenegihugu ba Iran kubera guhananuka ry'ubukungu ndetse n'ubushomeri mu rubyiruko. Ariko ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Amerika byatumye abayobozi ba Iran ndetse n'abaturage bashyira hamwe kugira ngo babanze bivune umwanzi, ubundi bazasubire mu byabo nyuma. Uko rero Amerika na Israel babitekerezaga siko byagenze. Uko twakwita ugutsindwa kwa Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko batashoboye kugera ku ntego zo gukuraho ubutegetsi nk'uko bari bateye babivuga, basubukura ibitero nyuma y'iriya ntambara y'iminsi 12, hari haciyeho amezi 8. Yaba Donald Trump ndetse na Benjamin Netanyahu mu bihe bikurikiranye y'ibyo bitero, bose bigambye kurasa ndetse no kwica abayobozi batandukanye ba Iran, ndetse bahamagarira abaturage ba Tehran ndetse n'abayirani bose kwigaragambya bagafata ibiro nyuma yuko iriya myigaragambyo yari yabanje yari yatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ni CIA na Mossad yari imeze nkaho ntacyo igezeho, barafatiranye. Ariko
abaturage barimo bigaragambya bava mu myigaragambyo kugira ngo bashyigikire ingabo n'ubuyobozi bwabo bwari busigaye. Uku kutagira ku ntego rero niko kwateye agatotsi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ibi abantu benshi ku isi bavuze uburyo Israel ariyo yagiye mu matwi Donald Trump, binagaragarira isi ko Israel ifite ijambo kuri politiki ndetse n'ibyemezo n'imyanzuro ifatwa n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Trump we yaje asa naho atandukanye. Nyuma yo kubona ko ibyo ashowemo na Benjamin Netanyahu bitageze ku ntego, Trump yahise ashaka ibiganiro. Yaciye mu bahuza batandukanye binginga Iran kugira ngo baganire, kubera ko intego icya mbere ntizari zigezweho, icya kabiri stockpile y'ibikoresho byabo bya gisirikare yari imaze kugenda ikendera, basigaranye ibisasu bike mu bubiko, icya gatatu ibirindiro byabo bakoreshaga barasa kuri Iran biri mu burasirazuba bwo hagati byari bimaze gushengabazwa, icya kane umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye Arabia Saudite yabwiye Amerika iti ubwo ibitero byanyu bitageze ku ntego ntabwo Iran mugiye kwishobora, ahubwo nibwo mugiye guteza amakuba muri ubu burasirazuba bwo hagati. Bishatse kuvuga ko bamwe mu bafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze kubona ko ibintu bitacyoroshye, babonye ubutegetsi bwa Iran aho kurindimuka ahubwo burushaho gukomera, mu buryo bahise basimbuza abari bamaze kwicwa bose. Babona ko nubwo wakwica buri umwe mu bayobozi ba Iran, ariko inyuma hari abandi baba biteguye guhita bakaba bagafata ya myanya kandi bagakomeza gutanga komande nkaho nta cyabaye. Icya kane cyangwa ikindi gikurikira kinakomeye ni ubukungu bw'isi bwari maze guhungabana kubera kuzamuka kw'igitoro nyuma y'uko Iran ifunze iriya nkomane ya Hormuz. Inkomane ya Hormuz ni ikintu gikomeye cyane ku bukungu bw'isi kubera ko icamo akarenga 20% ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi. Nubwo bavuga ngo ni 20, ariko bamwe bavuga ko ibihugu by'uburengerazuba bitabishaka kuvuga ukuri kw'ibitoro bica muri Ramuhora, bamwe bavuga ko bigira kuri 30. Ari nayo mpamvu tubona ihungabana ridasanzwe ryahise rikurikira iyi ntambara ubwo Iran yafungaga Hormuz. Trump yafashe ibyemezo bitashimishije ubutegetsi bwa Israel, by'umwihariko Benjamin Netanyahu na kabineti ye. Ariko nanone Trump yabikoze ari ku gitutu cy'isi ndetse no ku gitutu cy'abanyamerika, kubera ko bari batangiye kwigaragambya bavuga ko iyi ntambara atari intambara y'abanyamerika, mu by'ukuri ari intambara ya Benjamin Netanyahu. Ibi nibyo byazamuye icyo bita anti-Israel movements hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko zavukiye muri Amerika. Abantu batangiye kwigaragambya bavuga ngo bareke Israel rwari intambara yayo, nta munyamerika ugomba gupfira Israel, ndetse ko abanyamerika barambiwe no kubona amafaranga y'imisoro yabo aho kubaka igihugu cyabo n'ubukungu buri kurindimuka, ahubwo ari kujya gufasha Israel mu kujya kurwana intambara idafite icyo ibamariye. Ibintu byarushaho gukomera, dutangira kubona Donald Trump ahamagara Netanyahu anamutukana nyuma y'uko yabaga yamubujije kugaba ibindi bitero igihe habaga hari ibiganiro mu gahenge, ariko Netanyahu na leta ye bavuga kabineti bafatanya kuyobora Israel bakavuga ko batazigira batuza igihe Iran ikiri threat cyangwa ikibateye ubwoba. Ndetse no muri iki gihe cy'agahenge n'igihe bari gushyingura Ayatollah Ali Khamenei, ndetse no muri iki gihe barimo gusezera umuyobozi w'ikirenga wa Iran Khamenei, mu gahenge k'ibiganiro Israel yagabye ibitero bikomeye ku mujyi wa Nabatiyeh al-Fauqa uherereye mu majyepfo ya Liban. Iki nanone cyongera gushimangira ko na nyuma y'uko bamaze gushyingura uyu mukambwe, Trump yari yapostinze kuri Truth Social ye ko ibiganiro bigomba gukomeza neza kandi mu mwuka mwiza, kandi ko Iran ishaka deal nabo bicyane. Ati bari kuduhatiriza kandi ibiganiro bigiye gukomeza
ejo bundi ku itariki ya 11 nyuma y'uko bazaba bamaze gushyingura Ayatollah Ali Khamenei ku itariki ya 9, ariko abenshi bakavuga bati ibiganiro byasubukurwa bitasubukurwa nta mahoro ateze kugerwaho cyangwa deal y'amahoro, mu gihe Amerika nta bushobozi bigaragara nkaho ifite bwo gukumira Israel mu kugaba ibitero. Abandi bati Israel na Amerika n'ubundi ni agati gakubiranyije, bati ibyo Trump yavuga ibyo aribyo byose ntabwo Amerika iteze kureka Israel, kubera ko ari umupolisi bashyize hariya kugira ngo agenzure ndetse anakore mu nyungu za Leta z'Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri buriya burasirazuba bwo hagati. Hari ibintu byinshi byitezwe cyane nyuma y'uko iyi mihango yo gusezera no guha icyubahiro Ayatollah Ali Khamenei irangiye, ariko abenshi bavuga ko nta deal y'amahoro iteganywa vuba, nyuma y'uko Amerika n'ubundi ejo bundi yateye Iran ubwoba ko ishobora no kurasa iriya timu ya Iran yari mu biganiro muri Qatar, bikaba byaratumye abanya-Iran banarakara n'ibiganiro byari byatangiye kuba imbona nkubone, Iran igasa naho iri treatingamo gakeya. Ubu muhuza nanone Pakistan na Qatar barimo kumva impande zombi, bakumva uruhande rumwe bakajya kubwira urundi n'urundi, gutyo ibintu bisa naho byasubiye irudubi. Gusa hari byinshi byitezwe cyane nyuma y'uko Iran isoje iyi mihango yo gusezera bwa nyuma umuyobozi wabo w'ikirenga. Hakaba hitezwe byinshi cyane ku biganiro, ni byinshi rero bigenda bivugwa hirya no hino, cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati, kandi byose tuba twiteguye kubigezaho hano kuri Menya XYZ. Duhure mu biganiro byacu bikurikira. Ciao ciao.